twongeye kwishimira kubana natwe bakunzi b'umucyo hambo nisheni bagezaho amakuru atandukanye. Twabagejejeho amakuru agaragaza makuru yashize agaragaza ibyabayeho mu iyi minsi mikuru, ibyo polisi yatangaje mu iyi minsi mikuru, haba ari kuri Noel cyangwa se Bonane, byose twagiye tubibagezaho. Ariko hari ibyo twabonye bitari byiza bitewe n'impanuka zahitanye abantu ndetse abandi bagakomerekera mu izo mpanuka. Birumvikana ko hari umubare w'imiryango imwe n'imwe yababajwe n'iyo minsi mikuru, aho kugira ngo bishime babeho mu byishimo, ahubwo bakira umubabaro. Ariko rero ntiduheranwe nyine n'imibabaro, niyo mpamvu uyu mwanya hari n'ibyiza byabayeho kuri Noheli. N'iriya minsi mikuru hari ibyiza byagaragaye nanone, ntago twaheranwa n'ibibi gusa, ahubwo hatangajwe n'ibyiza byabayeho. Abashinzwe ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje nanone ibyabaye. Ibi nibyo ugiye kumenya, ni ibiki byabayeho kuri Noheli. Ugiye kumenya rero abana bavutse ku uwo munsi mukuru wa Noheli bangana iki, umenye neza ibyishimirwa ku uwo munsi mukuru. Ibyo rero nibyo ugiye gusobanukirwa neza cyane muri aya makuru yacu. Hanyuma tuguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere nawe kandi usanzwe ari ubwa kenshi, tuguhaye ikaze. Reka mbakirize abashyitsi, turabakunda ndetse n'abasangwa turiyakira iyo tugiye kwinjira mu nkuru nyirizina. Niyo mpamvu tugiye kumva ijambo ry'Imana rigufiya. Ijambo ry'Imana nabateguriye, abana n'umugisha uva ku Uwiteka, kandi n'urubyaro n'ingororano ituruka ku Mana. Abana rero ni umugisha w'Uwiteka. Ubundi muri bimwe mu mugisha Imana itanga urubyaro. Ni imwe mu migisha Imana itanga ikomeye, niko bimeze. Sobanukirwa rero ko ari ingororano ituruka ku Uwiteka. Rero iyo hawe kubyara bari ingororano y'Imana, bari impano y'Imana, kuko weho ntiwabyishoboza. Bavandimwe, buri mwana avutse ni ikimenyetso cy'urukundo n'imbabazi z'Imana ku gihugu n'imiryango. Imana iduha ubuzima bushya nk'impano idasanzwe, idukangurira gukomeza kubaka ejo hazaza h'igihugu cyacu. Iryo rero ni ijambo ry'Imana. Hanyuma wakanda subscribe niba utarayikanda, ugakanda like, share, commentaire yawe irakenewe. Hanyuma ukande ufungura inzogera, uzajya ubona notification ibihe byose dushyizeho video yacu. Amakuru rero avuga gute? Banyarwanda bavandimwe, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ku munsi wa Noheli tariki ya 25 Ukuboza 2025 havutse abana barenga 900 hirya no hino mu gihugu. Mu by'ukuri bagera kuri 961. Ibi ni inkuru nziza igaragaza iterambere ry'ubuzima n'ubwitabire bw'ababyeyi n'abaganga mu kwita ku buzima bw'abana n'ababyeyi. Ugereranyije n'umwaka wabanje 2024, habonetse izamuka ry'abana bavutse kuri Noheli, kuko icyo gihe havutse abana 941. Bivuze ko uyu mwaka hiyongereyeho abana 20. Bigaragaza ko igihugu cyacu gikomeje kwakira abana benshi, n'uburyo serivisi z'ubuvuzi zikomeje kugera kuri benshi. Minisiteri y'Ubuzima yerekanye ko mu bana bavutse kuri Noheli ya 2025 abakobwa ari bo benshi, kuko bangana na 487, mu gihe abahungu bari 474. Ibi bigaragaza ko abana b'abakobwa bakomeje kwiyongera mu gihugu, bikaba ikimenyetso cy'uko ejo hazaza h'igihugu hashingiye ku iterambere ry'umugore n'umukobwa rikomeje gushimangirwa. Ku rwego rw'uturere, akarere ka Nyarugenge niko kaje ku isonga mu kugira abana benshi bavutse kuri Noheli ya 2025, aho havutse abana 59. Gatsibo yakurikiyeho n'abana 56. Rubavu 52. Gasabo 50. Bugesera 46.
Musanze 45, Nyagatare 43, Ngororero 40, Kayonza 37, naho Huye habonetse abana 33. Ku rwego rw'intara, intara y'Iburasirazuba niyo yakiriye abana benshi kuri Noheli ya 2025, aho yakiriye abana 263, ikurikirwa n'intara y'Iburengerazuba n'abana 228. Amajyepfo havutse abana 195. Umujyi wa Kigali wakiriye abana 140, naho intara y'Amajyaruguru yakiriye abana 135. Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje ko izamuka ry'abana bavuka kuri Noheli rigeze kuri 59% ugereranyije n'indi minsi isanzwe itari ya Noheli, bigaragaza ko serivisi z'ubuvuzi zikomeza gukora neza igihe imiryango myinshi iba mu biruhuko. Minisante yashimangiye ko kuba abana benshi bavuka ku minsi mikuru ari ikimenyetso cy'uko inzego z'ubuzima zidakwiriye kugabanya abakozi mu bihe by'ibiruhuko, kuko ubuzima butagira ikiruhuko kandi umwana avuka igihe cyose. Iyi mibare yerekana ko u Rwanda rukomeje gutera imbere mu by'ubuzima, ndetse ko umutekano w'ababyeyi n'abana ukomeje kwitabwaho. Bavandimwe, icyo navuga, abana ni ejo hazaza h'igihugu. Kwita ku buzima bwabo n'ubw'ababyeyi ni inshingano ya buri wese. Iyo igihugu cyakira abana benshi ku munsi w'Imana n'iminsi mikuru, biba ari umugisha uhoraho uva mu ijuru. Tugendere ku ijambo ry'Imana rigira riti, abana ni umugisha uva ku Uwiteka. Zaburi 127 umurongo wa 3. Niba Imana rero ibahereza umugisha kandi Uwiteka akomeze kubareba neza. Amakuru yacu nakagaruka aha, niba utarakanda subscribe uyikande, ukore like, share, commentaire yawe irakenewe. Amakuru yacu nakagaruka uko tugenda tuyabagezaho. Twariyemeje dutangiranye umwaka tubahereza amakuru akenewe kandi agiye atandukanye. Shalom shalom.